Yesu Kristo nashimwe bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'imigani ibice byaho 30 n'umurongo wa 8. Haranditse ngo nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Ntume ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ngaburire ibyo kurya binkwiriye. Imana yacu ishimwe. Bene data, Imana yacu ikomeze itugirire neza. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Ni ukuvuga ngo rero umwanditsi w'iri jambo ry'Imana yashakaga kubwira Imana ko ikwiriye kumukuraho ibitagira umumaro, haba mu bitekerezo, haba mu bikorwa akora, cyangwa n'imibereho ye ya buri munsi. Yasabaga Imana ngo ibitagira umumaro cyangwa se agaciro mu maso y'Imana bimujye kure. Imana yacu ikomeze tugirire neza. Bene data bavandimwe, mureke twirinde ibinyoma bibe kure yacu, kandi dusaba Imana iturinde uburiganya, iturinde uburyarya, iturinde ikinyoma aho cyava kikagera mu mibereho yacu. Ibi byerekana ko gushaka kubaho mu kuri kose cyangwa se mu mibereho ijyanye n'ibyo Imana ishaka ari byo bikwiriye kuranga umuntu uwo ari we wese. Imana itugirire neza rero, duhabwe ubugingo bushya mu kubana n'Imana, nta kinyoma, nta buryarya, tubeho mu kuri kose. Imana izatugirire neza. Bene data, ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ntumu ubukene cyangwa ubukire. Ijambo ry'Imana bene data ridusaba kwiyoroshya, ubwiyoroshye buhambaye, aho utaba umukene w'umunyakababaro ariko kandi ntube n'umukire ngo wibagirwe Imana. Ubutunzi bushobora gutera kwiyemera, naho ubukene bukaba intandaro yo gucumura nko kwiba cyangwa kwishora mu bibi. Imana yo mu ijuru ikomeze tugirire neza, kandi duhe ibidukwiriye kugira ngo tubashe kwinezeza no kwishimisha muri iyi minsi ya none. Bene data bavandimwe, bakozi b'Imana, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ahubwo ngaburire ibyo kurya binkwiriye. Mwene data muvandimwe, uyu munsi reka dusabe Imana tuyishingikirizeho, twemere ko Imana yacu ishobora kuduha ibidukwiriye, ishobora kuduha ibitumara inzara, ishobora kuduha ibidutunga, tutagombye gucumura, tutagombye guca hirya no hino ngo dukore ibyangwa n'amaso yayo. Bavandimwe, kuba umukristo si ukugira byinshi cyangwa se ibya mirenge birenze. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira byinshi cyangwa se bike, ariko ukaba umukristo w'ukuri. Imana itugirire neza. Ahubwo kuba umukristo ni ukubaho mu buryo bushimisha Imana, ni ukubaho tuyiringiye ku byo dukeneye byose. Urumva rero mwene data, umukristo si ufite byinshi cyangwa bike, umukristo ni umuntu wese ushimisha Imana. Imana rero yo mu ijuru ikomeze iturengere, Imana ikomeze itugirire neza. N'isengesho Yesu yasenze, yabwiye Imana ngo uduhe ibyo kurya bidukwiriye bya buri munsi. Natwe rero dukwiriye kujya tubwira Imana ngo iduhe ibidukwiriye, iduhe ibyo ibona byatugirira akamaro, ntiduhe bike kandi ntinaduhe byinshi byatuma tuyivaho, ahubwo iduhe ibyo ibona byatuma tuyigumaho. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Bene data bavandimwe, Imana yo mu ijuru ishaka ko tuyikorera, ishaka ko tuyishimisha, ishaka ko tuba abakristo b'ukuri, tuba abakristo bari mu nzira yayo, bari mu nzira yo kubana nayo. Imana ikomeze kutugirira neza. Ahangaha Imana iri kudusaba kugira umutima wo kwiyoroshya, kugira umutima wo guca bugufi, kandi Imana irashaka kuturinda ibinyoma n'imibereho itagira umumaro. Imana iturengere. Bene data bavandimwe rero, uyu munsi iringira Imana, kandi mu byo dukeneye byose tumenye ko Imana ariyo ya mbere. Bene data bavandimwe rero, ntitwifuze ibirenze cyangwa ngo dufate ubutunzi bwacu nk'ikigirwamana tubwiringire, ahubwo twiringire Imana yo mu ijuru yonyine. Kandi Imana iradusaba ko dukwiriye kuyikurikira, tukabana nayo, tukumva ko ibintu byose tubibona ariyo yabiduhaye, ariyo ibishatse. Imana itugirire neza. Kandi Imana iradusaba kwishimira ibyo dufite, kandi tukabaho mu buryo bwo gutinya Imana. Uyu munsi rero umuvandimwe, ishimira ibyo ufite, ishimira ibyo Imana yaguhaye, irinde amaganya, irinde kureba iby'abandi ngo wumve urabirarikiye. Imana ikurinde ishyari.
ishyari, Imana ikurinde guhangayikishwa n'ibyo Imana itaguhaye, ahubwo uyu munsi ibyo Imana yaguhaye bigushimishe, ubyishimire, ubishimemo Imana, uvuga uti Imana warakoze kuba mfite n'ibi, ni ukubera wowe. Imana rero ikomeze kutugira neza, ikomeze kutwambika imbaraga. Muze twiringire Imana, muze dukorere Imana, muze dushake Imana, nayo izaduhemba. Imana ikomeze kuturengera, kandi Imana ikomeze kuduha kwibwira ibyayo ku manywa na nijoro. Imana ikomeze kuduha imbaraga zo guhamya. Imana ikomeze kuduha kumva ko ibintu byose ariyo ibiduha kandi ariyo itugenera ibidukwiriye, nk'uko ijambo ryayo ryabitubwiye ngo nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Nawe ibinyoma bikube kure, ibitagira umumaro bikube kure, ibyo umuntu yibwira mu mutima we bidahuje n'ibyo Imana ishaka, nawe ni ukuri nibibe kube kure, kubw'imbaraga duhabwa n'Imana. Kandi Imana ntiguhe ubukene cyangwa se ubukire bizatuma uyigayisha, ahubwo iguhe ibikukwiriye. Imana iguhe ibyakugirira umumaro, ibyo wayikoresherezamo umurimo, ibyagutunga, ibyo wafashishamo abandi, ibyo ngibyo rwose Imana ibiguhe, kuko byose irabifite kandi Imana yacu irabishoboye. Imana ikomeze kutugirira neza, Imana ikomeze kuduha imitima yo kubana nayo, ikomeze kuduha kuyizera no kuyiringira, kandi twiyoroshye mu bikorwa byacu byose, ubundi twiringira Imana mu byo dufite. Imana izabana natwe. Bavandimwe, Imana ibahe umugisha kubwo gukurikira ijambo ryayo, Imana ibahe umugisha kubwo kwemera kubana nanjye. Imana yo mu ijuru ikomeze kubakomeza, kandi Imana ikomeze ibarengere mu buryo bwose, ibambike imbaraga. Imana yacu irabishoboye, kandi nkubwira ngo ntutinye, Imana iri kumwe nawe, ntiwihebe. Waba ubuze ibyo kurya, waba se ubuze imyambaro, waba ufite ubuzima bukugoye, reka nkubwire ngo Imana yacu ishoboye kukugirira neza, Imana yacu ishoboye kukurengera. Imana yacu ni ukuri ishoboye ibintu byose ukeneye, nawe yiringire kandi uzabona ineza yayo. Imana ikomeze kubamera umugisha, kandi ikomeze kubana natwe. Reka dusenge. Mana yacu isumba byose, turagushimira kubw'ijambo ryawe ridutoza ubuzima bukubaha kandi ubuzima bw'ukuri. Turagusaba ngo uturinde ibinyoma n'ibitagira umumaro, utume dushaka ubwiza bukwiriye imbere yawe. Turagusaba ngo utwime kwiyemera n'ubusabane n'ibibi, ahubwo dusabane n'ibyiza. Mwami Imana yacu rero uturinde kandi uduhe ubwenge bwo kwihangana no gutinya izina ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, amena.